Turabashuhuje kandi murakoze kubana natwe, aho dukomeza gusoma Bibiliya, turi mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turatangirira ku gice cya 8 niho tugeze. Umugore wafashwe asambana. Yesu ajya ku musozi wa Elayono. Azinduka ku museke, yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Abafarisayo baramubwira bati, cyoye, ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri. Yesu arabasubiza ati, nubwo nihamya ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzi aho naturutse n'aho njya, ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Muca urubanza nk'abantu, ariko jyeweho nta n'umwe ncira urubanza. Ariko naho naca urubanza, urwo naca ruba ari urw'ukuri, kuko ntari jyenyine, ahubwo ndi kumwe na Data wantumye. Kandi no mu mategeko yanyu handitswe ngo ibyo abantu babiri bahamya ni iby'ukuri. Ndihamya ubwanjye na Data wantumye nawe arampamya. Baramubaza bati, se ari hehe? Yesu arabasubiza ati, ntimunzi kandi na Data ntimumuzi. Iyo mumumenya na Data muba mumuzi. Ayo magambo yayababwiriye mu ruturiro ubwo yigishirizaga mu rusengero, nyamara ntihagira umufata kuko igihe cye cyari kitarasohora. Ahanurira abantu ko bazapfana ibyaha. Nuko yongera kubabwira ati, ndagenda kandi muzanshaka, nyamara muzapfana ibyaha byanyu. Aho njya ntimubasha kujyayo. Abayuda barabazanya bati, ese aziyahura kuko avuze ati, aho njya ntimubasha kujyayo? Arababwira ati, mwebwe mukomoka hasi, jyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'iyi si, ariko jyewe sindi uw'iyi si. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndi we, muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza bati, uri nde? Yesu arabasubiza ati, ndi uwo nababwiye bwa mbere. Mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza, ariko uwantumye ni uw'ukuri, nanjye ibyo namwumvanye nibyo mbwira abari mu isi. Ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika Umwana w'umuntu, nibwo bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko Data yanyigishije ariko mvuga. Uko Data yanyigishije ariko mvuga. Kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Avuze atyo, abantu benshi baramwizera. Abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa?
Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamwo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyeho ibyo nabonanye Data nibyo mvuga, kandi namwe ni uko, ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko, muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri. Ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite Data umwe, ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyo Imana yari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo se ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimuzanyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri Umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha Data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora jye sinshaka icyubahiro, nyamara hariho ugishaka, kandi niwe uca imanza. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye, n'abahanuzi nuko, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose. Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye, n'abahanuzi bapfuye, wibwira ko uri nde? Yesu arabasubiza ati, niba niha icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi. Ariko jye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifushije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati, kutaramara imyaka 50, Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Igice cya 9. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha? N'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atya, acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Sorowamu. Hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati, ni we. Abandi bati, si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni jye.
Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, Gisilowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo. Kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi be n'uwahumutse, ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi? None yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu, kandi yavutse ari impumyi. None arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Cyatumye ababyeyi be bavuga batyo, ni uko batinyaga abayuda, kuko abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko aba ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati, ni umugabo mukuru nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati, yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati, maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati, ni wowe mwigishwa we. Ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati, iri ni ishyano, ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye? Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyo aba atavuye ku Mana, ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati, wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati, databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati, wamubonye, kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati, databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati, nazanywe muri iyi si no guca amateka, ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.